kuko iyo turebye neza ingaruka nyinshi ziza mu gihugu ziza ku rubyiruko. Iyo urebye ibibazo, ubushomeri, ubukene n'ibindi bitandukanye byibasira cyane umubare munini w'urubyiruko. Rero ntago Parlement cyangwa se cabinet y'abaminister cyangwa se his excellence n'abandi bose bashobora gukora tawe ubufatanye bw'inzego kuva hasi. Iyo bavuze inzego kuva hasi rero rubanda benshi biyumvira gitifu, umudugudu, abantu nk'abo. No, mwarimu uri numwa rubanda kubera ko hari uhagarariye igihugu. Hari ibyo uri gukora biza kugira impact ku gihugu. Tekereza ko hip hop ntago tukwiye kuririmba abakobwa beza, ntago tukwiye kuririmba amayoga ahenze twanyweye, ntago tukwiye kuririmba inshuro twasinze, pull up n'ibindi nk'ibyo, mu gihe abanyarwanda hirya no hino mu gihugu hari ibibazo bitandukanye. Buriya umuhanzi nawe ni intumwa rubanda nziza cyane, ngo ubyutse bukira bugacaca bugufutuze, hari benshi mu bitaro, mu biraro, mu nzu z'imbohe. Yes, iyi ni Zoriva Billionaire, reka tubasuhuze ndetse tubashimire tunabaha ikaze mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro ndetse n'ibikorwa byose bya Zoriva Billionaire. Uyu munsi rero twasuye umugabo muri kureba aha kuri kamera za Zoriva Billionaire, twifuje kumuganiriza ku bikorwa bitandukanye. Afite ibikorwa byinshi ndetse bishobora kugira akamaro abari munsi ye ndetse n'abari hejuru ye cyangwa se abari urungano rwiwe. Muri make tuguhaye ikaze. Murakoze cyane Zoriva Billionaire, murabizi neza abakunzi bawe, nanjye ndumwe mu bakunzi bawe by'umwihariko, kumpa amahirwe cyangwa se kuntekereza mugakora urugendo rungana kuriya mukaza kuganira nanjye n'iby'agaciro. Yes, abakunzi ba Zoriva Billionaire bari kubona uri imbere ahangaha, uri umujene kabisa. Yego nago barakuzi bamwe, ariko hariho abandi batakuzi. Wagerageza kubibwira muri make gusa ibikorwa byawe ndabizi birivugira. Amazina yanjye y'ababyeyi ni Habimana Thomas, ariko hari aho banyita Thomson, ubwo ni mu muziki no mu myidagaduro. Hari aho banyita Intumwa Rubanda, n'andi agiye atandukanye bitewe n'ibikorwa bitandukanye n'ibyo umuntu akora umunsi ku wundi. Tom, nge niko ndaza kukwita kuko n'ubundi ndakeka ari ryo zina wamenyekanyeho cyane. Nge nkaba nkuzi ku bikorwa byinshi bitandukanye, gusa ntago waje kumentioninga neza. Ariko iyo ukimara kuvuga Intumwa za Rubanda bahita bumva ko uri umuhanzi. Muri make nta kindi kintu ukora uretse ubuhanzi? Ubundi mu buzima busanzwe ngende umurezi. Kuba umurezi rero nibyo bihura no kuba mfite impano, wenda kuba nakora ibihangano mu buryo bw'umuziki, kuba nakora cinema, short movies, comedy n'ibindi bitandukanye bya entertainment. Ariko point de repère cyangwa aho byose bitangirira cyabishingiye ni ku burezi, ni ubuzima bwa buri munsi ndi umurezi. Yes, ndabizi rubanda nyamwinshi bakunda abarezi, baganakunda n'umuziki. Abantu nyine ubafashe, ndavuga ubafashe field ikunzwe n'abantu cyane, abari ufata. Ese ko abantu baba bakeneye ibintu byinshi mu bijyanye n'uburezi, bagakeneye ibintu byinshi muri music, entertainment, ese ubihuza gute muri izo kariyeri zombi? Biranyorohera cyane kuko iyo urebye ubuzima bw'igihugu muri rusange, ubuzima bwacu bwa buri munsi, uburezi n'imyidagaduro n'ibintu byuzuzanya cyane. Iyo rero ubaye umurezi ushobora no kuba ufite ubundi bushobozi bwo entertaininga abajene, birihuta cyane kubera ko burya si buno ubu byarahindutse. Uko abantu bize muri za 80, uko abantu bize muri za 90, ntago muri 2020 ariko abajene w'uyu munsi baraza kwiga, ariko nanone bakeneye abarezi bari update, bashobora kujyana n'aho ibihe bigeze, ku buryo byibuze umwana ataza kugucalenjinga yifashishije ibiri trend, ahubwo asanga ibyo wewe biri trend ubikoresha ugira ngo na resto cyangwa se session y'umunsi wateguye kugira ngo muhe, kugira ngo ibashe gutambuka neza, no kumwana asanga hari ahantu frequences ziza guhurira, yaba we yaba nawe ubwawe. Yes, birumvikana cyane Tom. Gusa iyo umuntu afite field nk'ize ebyiri zijya gusa biramworohera, ariko bikamuhereza somehow challenge, bitewe nuko hari abarezi batabyumva kimwe nawe, babona hari ukuntu ujya muri angu itari yawe, cyangwa se wenda bakaba baguhereza feedback itari nziza. Ese uhangana gute na audience, cyangwa se ni gute nyine ubana n'abantu bawe?
Kuri ubu ikintu nshimira na guverinoma y'u Rwanda muri rusange ni ibijyanye na tekinoloji yatuzaniye mu gihugu cyacu, kubasha kwadopta internet yihuta ugasanga iri hose mu gihugu. Bituma yaba nabo barezi n'abahoze batwigisha natwe ubwacu ko natwe turi abarezi twahoze turi abanyeshuri. Bituma rero nabo baba update bijyanye nuko igihugu kiri gutera imbere, bijyanye nuko ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa bishingiye ku iterambere. Bituma rero nabo ubwabo ahubwo bifuza kumera nk'uko meze, akavuga ati kuki nta kabaye ka gapira nateraga nkiri umusore nta kadevelopye byibuze muri recreation njyane n'abana mu kibuga, muri recreation nkora n'imyidagaduro n'abajene. Ariko nge mbaho ndi nkora ku buryo Intumwa ya Rubanda n'inspiring, ntago nshobora kwinspiring abato gusa, no muri salle de prof mbigarukaho nkabibutsa ko abana turi kwigisha bameze gutya, ndetse ko nabo benshi baba bibona bantanze kubona izuba, baba bibona ko urubyiruko rw'uyu munsi rutandukanye n'urubyiruko rwo mu myaka 20 ishize. Ntekereza ko ni intwaro nziza cyane gutuma message cyangwa isomo ritambuka, ndetse muri environment imeze neza iri favorable ku bana. Yes, ndabyumva kandi ukoze neza uti Intumwa ya Rubanda. Ese muri make Intumwa ya Rubanda ni gute wafashe initiative ngo uvuga uti nge ndi Intumwa ya Rubanda, kandi nanone ugahita ubikora muri field ya music? Wabigenje ute? Intumwa ya Rubanda ubundi ni izina nitiriye album yanjye ya kabiri naronshinze ku itariki 30 z'ukwa 9. Na album iri indirimbo 10, ariko zose ni ubutumwa babugenda bugera kuri ba bantu bafite aho bahuriye n'urubyiruko, kuko iyo turebye neza ingaruka nyinshi ziza mu gihugu ziza ku rubyiruko. Iyo urebye ibibazo, ubushomeri, ubukene n'ibindi bitandukanye byibasira cyane umubare munini w'urubyiruko. Iyo unarebye demografi y'abaturage bagize igihugu cyacu muri rusange, ubona umubare munini ni urubyiruko. Ubwo nahise nkora rero nk'umurezi ubana nabo umunsi ku wundi, hari abo mbasha kwigisha mu ishuri, ariko ntekereza no kuri ba bandi batagira ubushobozi bwo kuza muri ayo mashuri tuba dukoreramo, kandi bafite nabo ibyo bakorera igihugu, kandi igihugu burya cyubakira ku bene igihugu bose, yaba bize, yaba batarize, yaba bakene, yaba bakire, ingeri zose iyo zihuje imbaraga muri secteurs zitandukanye nibwo igihugu gitera imbere. Aho rero natekereje album yitwa Intumwa za Rubanda, iri indirimbo 10, izo zose zigenda zigaruka ku buzima butandukanye bw'urubyiruko. Ariko ni muri urwo rwego rero usanga album narayikoze kugira ngo byibuze ntanga ubutumwa bwaguye cyangwa se message ifunguye cyangwa ibaruwa ifunguye ku rubyiruko rwose aho ruri mu gihugu muri rusange. First of all mbibutsa ko bagomba gukora cyane, bagomba kuhanga udushya mu bishoboka byose, ariko bakirinda ubunebwe. Tom, twakurasiye mu mpande zombi nk'umwarimu ndetse tugaruka nk'umuhanzi, ariko hari ukuntu umuhanzi aba afatwa kuri audience, ugasanga hari ukuntu nka field wenda y'abakobwa cyangwa se wenda n'abandi bantu baramwisangaho kubera ko bahorana. Ese ubimanaginga gute cya gitsure cy'umwarimu? Ese ikiboneka gute kuri ba banyeshuri bawe? Mukanya uraza babwire ngo mukore subscribe, mukanya uraza babwire ngo mukore like na comment, mukanya wongere ugaruke ku gitsure cy'umwarimu. Ibyo bintu ndumva atari urugamba rworoheje, ariko se mwe mubicamo gute ku buryo nyine birangira n'ubundi kuri ya field yawe nk'umwarimu bikora, wagaruka kuri music nabwo bigakora, ugasanga nyine urisanga everywhere? Buriya hari umuntu wavuze ati umwarimu mwiza ni umunyeshuri wa buri munsi. Ni ukuvuga mwarimu nawe mu buzima bwe bwa buri munsi ariga, ni umuntu widokimanta umunsi ku wundi. Rero kuvuga ngo expectation nguko abajene bigenda, uko nshobora kwikomporta yaba imbere y'abajene, ab'igitsina gore n'abandi bagiye batandukanye, mwarimu kuko ari umunyeshuri wa buri munsi uhoraho, biranyorohera cyane kubera ko ntekereza ko iyo ndebye uko mbana nabo, buriya Toma wo muri class na Toma wo muri entertainment ni image ebyiri zitandukanye cyane, kandi no kubajene ntekereza ko ni inspiration, ni uburyo bwiza cyane bwo kubereka ko biba bishoboka. Uko twari turi kumwe hanze muri wenda muri talent show cyangwa se muri recreation, ariko no muri class iyo duhuye biba bitandukanye. Binatuma n'igitsure uko mbakanira, uko mba stressa bigira value kubera ko nabereye imbuto. Ntabwo ari byo kuvuga ngo ndabigisha gusa
mbabwire ngo twize tuba ba mbere, ngo twize twitonda, reka ibyo byararangiye, byari bya kera ku babyeyi bacu. Twize turi discipline nk'uko n'abari discipline, twize dukubagana, twize tukarenga, ariko malgré tout kubera uburezi tuba discipline, twubaka imiryango, tuba abantu b'icyitegererezo, ariko biturutse ku makosa twakoze mu gihe cyahise. Niyo umukosora amubwira uti hari ikosa ndi kubona ushaka gukora kandi njye nararikoze mu gihe cyahise, impamvu ya mbere itumye ndi hano ni ukugira ngo ikosa naba narakoze mu gihe cyahise utaza kurigwamo kandi ndizi ndireba, kuko n'umunyarwanda yaravuze ati ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Tubwiye neza kandi ndakeka abanyeshuri bamwe even nabo wigishije barakuzi, baraza kutubwira muri comment, hari igihe watubeshya bibaho ndabizi, ariko watubwiye ko ufite album Intumwa za Rubanda. Sinibuka neza umubare w'indirimbo zihari, ariko uko bimeze kose hari indirimbo imwe ukunda kandi kurusha izindi uba wumva igihe uryamye wagashyira kuri playlist ukakumva inshuro ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iyo ndirimbo ndumva nshaka kugira ngo basi ukatunyurireho gatoya twumve nyine n'uburyohe bw'ibihangano byawe, ndetse uze kuturangira na platform twagashakiraho ku buryo biraba win-win, ubundi umuntu uraza kukumva ahangaha live aze no kugakurikirana kuri platform yawe. Kuri ino album Intumwa za Rubanda, imizingo yose ni umuzingo ugizwe n'indirimbo 10, zose ndazikunda cyane ku buryo nzumva regularly, ariko hari indirimbo nk'ebyiri nkunda kumva cyane. Hari indirimbo yitwa Yaratwimanye n'indirimbo yitwa Intumwa za Rubanda, ni tire album. Muri Yaratwimanye haraho mvuga ngo ubyutse bukira bugacyaca bugufutuze, hari benshi mu bitaro, mu biraro, mu nzu z'imbohe, itwarakuze burya si buno nufashwa yafashwa, ngo imihanda inzara inuka, abato bandavura, ngo abubu bahozeho amasana asubiranamo, ngo imanza z'uburiganya giya. Aho ni muri Yaratwimanye, nuko ntangira ndirimba. Ikindi gice nkunda cyane cyo mu Ntumwa za Rubanda naho mvuga ngo inimba n'agahinda, ubukene mu rungano, ngo kenshi twibeshya ko twunze ubumwe, benshi bakabaye intangarugero, ndetse n'ibyo bari byo amashuri menshi bize, haracyari ubugome cyangwa se ubujiji, byitwa ko bize, emwe baminuje, benshi banyuze ku ishuri gusa byari y'ubusamo, ngo ibitekerezo bishaje by'ubugome bituma benshi batuzi nk'intama, batubonamo ibidura amahuma, kagahinda k'inkoko kasize umugani, Intumwa za Rubanda abato barashira. Kuri iyo ndirimbo rero ni nk'impuruza, ni impuruza bambwira Intumwa za Rubanda bave mu mabiro, bave muri biro, baze kuri tere, aho bibera, aho dukubitirwa, aho inzara itwicira, aho ubukene butwiciye, aho ubushomeri butwiciye. Hari abantu babaho bashaka gutuma abandi babaho mu kinyoma, you get it? Rero ibyo bikwiye kurangira. Imyandikire yawe ibyo igaragaza ko uri umwarimu kabisa, uriyigisha kweri. Old school ni ntekereza ko hip hop ntabwo tukwiye kuririmba abakobwa beza, ntabwo tukwiye kuririmba amayoga ahenze twanyweye, ntabwo tukwiye kuririmba inshuro twasinze, pull up n'ibindi nk'ibyo, mu gihe abanyarwanda hirya no hino mu gihugu hari ibibazo bitandukanye. Buriya umuhanzi nawe ni Intumwa ya Rubanda nziza cyane, umukameramani nawe ni Intumwa ya Rubanda nziza cyane, ko ifoto nta foto ngo nta cyabaye, niko basigaye bavuga. Ni ukuvuga ni inzego zitandukanye. Umurobyi Mwiza nk'uko turi ku mazi ni Intumwa ya Rubanda, kubera ko mu gihe umusaruro araza kuwinjiza ariko akawuhisha kugira ngo azamure ibiciro, araza kuba ateje ikibazo muri communauté, araza kuba ateje ikibazo abari muri parlement mu buryo buri indirect. Rero ntago parlement cyangwa se cabinet y'aba minister cyangwa se his excellence n'abandi bose bashobora gukora atawe ubufatanye bw'inzego kuva hasi. Iyo bavuze inzego kuva hasi rero rubanda benshi biyumvira gitifu, umudugudu, abantu nk'abo. No, mwarimu uri Intumwa ya Rubanda kubera ko hari uhagarariye igihugu, hari ibyo uri gukora biza kugira impact ku gihugu. Igihugu rero ni iki? Igihugu ni territoire, igihugu ni abaturage, igihugu ni souverinité cyangwa se ibituma igihugu nyine kiba kiyoborwa cyangwa kigira umurongo kigenderaho. Wari wambajije platform bashobora gusangaho zira content iri album Intumwa ya Rubanda.
yitwa RTC TV impamyabumenyi. Ni platform twakoze ishingiye kubaka content zishingiye ku burezi ndetse n'imyidagaduro ariko ishingiye itari kure y'uburezi. Ni RTC TV impamyabumenyi. Iyo winjiye uhita ubona content, ujya muri playlist ubona ibintu bigiye bitandukanye, harimo iyo album, harimo musique muri rusange, harimo cinema, harimo comedy, harimo interview natwe turazikora zitandukanye n'ibindi bitandukanye. Urakuze cyane. Ubwo nyine abantu bumvise iyo ndirimbo bakumva ko yabakoze ku mutima, bahite bahanyarukira barebe ko bayumva noneho ikoze na neza. Nge already ubu ngubu natangiye gufata mu mutwe iyo RTC TV. Mu kanya ndaza kujyaho ubundi nkamanure nkabike nzaje nkumva nanjye, kuko numvise harimo ubumenyi kandi ubuhanga n'ibindi byinshi bishobora kuba byafasha umuntu mu buzima busanzwe. Tugarutse nanone kuri music, ni cyo kintu nge navuga ko narasaho cyane. Nkongera nkagaruka ko nawe uri mu bantu bashobora kuba barafashe ibihembo muri Bugoyi Side Award. Ese wabyakiriye gute? Ese wabwira icyo abandi bantu b'abahanzi mwari muhanganye batashye gutyo ariko nabo bahanganye ntako batagize? Ese ni irihe banga waba warabarushije kugira ngo ubakubite inshuro aba ari wowe wegukana icyo gihembo? Mbere na mbere ndaza gushimira aba competitors twari turi mu itsinda rimwe rya Best Hip Hop Artist. Ni abahanzi b'abahanga cyane, nabo bakoze ibikorwa by'indashyikirwa, ko ntekereza ko buri muntu wese kugira abe nominated hari ibikorwa barakoze bishobora gutuma bamuclassifyinga cyangwa se bamushyira muri iyo category. Nta kindi ni consistency. Ni twasabwaga vote kuri Instagram. Vote rero byaranyoroheye cyane ko ndi na mwarimu bafite abajene benshi hirya no hino mu gihugu bakoresha izo mbuga nkoranyambaga. Ariko si nibyo gusa, nabashije kugira amahirwe, nagize umugisha wo kuba muri uwo mwaka twakompetaga nge nari nararonshinze album. Urumva rero gukompeta n'umuntu waronshinze album wowe ukiri kuyitunganya ntabwo bivuze ko nawe utazayironshinga, ahubwo timing kuri nge yahengamiye kuri nge kuri ino nshuro. Uko nabyakire rero ndashimira by'umwihariko Bugoyi Side Award. Nk'uko mubibona mu mashusho twagize ibihe byiza cyane, baduhaye opportunity, baduhaye platform. Buriya gukora ni kimwe ariko no kugira abamenya ko wakoze bakaguha ishimwe nayo ni ikindi kintu kandi kiri très positif. Rero ndashimira Bugoyi Side Award. Ndashimira hano mwansanze ni muri El Clasico kwa West. West ni umuntu wacu cyane, ni umuntu ufasha urubyiruko by'umwihariko. N'ubu ntekereza ko kumusaba ko twakorera hano bijyanye n'uko yabonye twitwaye muri Bugoyi Side Award akatwemerera mu buryo bworoshye, kandi ni ibintu biba bigoranye kuko baba barakoze investment, ariko kubera uruhare rwe rwa buri munsi gufasha imyidagaduro bishobora kubaho kandi bikagenda neza. Rero narishimye cyane njye n'umuryango wanjye na team yanjye, abambaye inyuma, aba director, abantu bose, abafatanyabikorwa, aba producers bafashije kugira ngo iyo album nyikore. Byibuze ko tubonye rimwe mwishimwe muri andi menshi dutegereje. Management yanjye ntabwo nabigarutseho, mba muri management ya P Promoters ihagarariwe na Ndahiro Valence Papi. Nabo barishimye kandi bakoze akazi gakomeye kugira ngo byibuze n'ibyo bihembo tubashe kubibona, ndetse n'ibindi biteganywa bicaracara muri musique turizera ko tuzabigira mu ruhare. Mwabyumvise rero turi kuri El Clasico Beach, hantu nyine haba hahandi nyine ureba ifi igenda uti mu ndobe ririya muyinyokereze nyirye ndi kubona imeze neza. Nawe wahagera. Uyu muvandimwe West ni umuntu usabana cyane ndetse unakunda entertainment muri rusange n'iterambere ry'abajene. Tutibanze kuri ibyo cyane, ndumva nagushimira umwanya wawe wafashe ukavuga uti reka mereze ikiganiro Zoriva Billionaire. Tukanashimira na West muri rusange kuba yaduhaye ako kanya ko kugira ngo dukorere aha hantu iwe. Cameraman ari kubyumva, ubwo nyine araza gufata udu highlights n'utuntu tugaragaza ahantu kuko ni heza cyane. Ni ukuri ni heza cyane, nanaharangira n'undi wese kuba yaza. Muri rusange
wagira icyo ubwira abahanzi muri field imwe, ukagira inama ubahereza ndetse ukagira icyo ubanenga, kugira ngo nawe nk'umwarimu mbese ubigishe nabo ni intumwa, bari muri rubanda kandi nabo ni intumwa. Mbere na mbere ndashimira Zoriva Billionaire gufata initiative mukava mu karere ka Musanze mukazani Rubavu kugira dukorane ibikorwa bitandukanye. Ibi ni interview ariko hari n'ibindi bikorwa turi gukora, bazagenda babona uko ibihe bizagenda bisimburana iteka. Ndashimira abahanzi bose ababa mu gisata cy'imyidagaduro bose, by'umwihariko mu ntara y'Uburengerazuba n'intara y'Amajyaruguru. Ndashimira aba radio presenter bose aho bava bakagera. Ndashimira aba DJ bose by'umwihariko icyo bita Orange Entertainment, kubera ko ni abantu badufasha cyane umunsi ku wundi kugira ngo imyidagaduro n'ibindi bifite aho bihure n'imyidagaduro bigira aho bigera. Ndashimira urubyiruko, abanyeshuri bari mu biruhuko, ndetse n'abarezi muri rusange. Umwarimu wese ari mu gihugu ndamushimiye cyane ko ngenzi ibyo bahura nabyo, nubwo abandi bibwira ko ari mu biruhuko, ariko umwarimu ntari mu biruhuko ko ari gutegura igihembwe gitaha, ari gutegura ibyo azigisha mu gihembwe gitaha, ari gutegura ibyo azabaza abana mu gihembwe gitaha. Ariko niko kazi kacu turanabikunda cyane kubera ko ni umurimo uri noble, utuma wumva ko ni akazi kiyubashye, tutitaye kuri revenue, tutitaye ku by'abandi batekereza, ariko ni iby'agaciro. Rero buri wese mu ngeri zitandukanye ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2024. Kubabyizera ndabifuriza kugira Noheli nziza n'imiryango yabo, n'umunsi mukuru w'umuryango abenshi bafata ko abantu biziriza mu muryango, nabo rero ndabifuriza Noheli nziza. Ndetse Zoriva Billionaire nubwo nabivuze na mbere ntangira, ndabashimira cyane ku ruhare muri gutanga ku myidagaduro, ndetse nta mupaka mukagura ku buryo mugera hirya no hino mu gihugu. Ni iby'agaciro kandi Imana igikuraho mwakuye, igisubizaho mwakuye. Reka twongere tugushimire nanone. Ntabwo ari buri gihe ushobora kubona abantu ushobora approachinga bakaguhereza time yabo, ndetse icyo ukuyeyo ukumva ko ari inama za kugira akamaro ndetse zikagirira akamaro na rubanda nyamwinshi. Reka nshimire nanone abantu baduhaye amatwi yabo n'umwanya bakadukurikira kugeza ikiganiro kirangiye. Ntabwo kirangiye ahubwo tuzasubira. Turagushimiye. Murakoze cyane, nakagaruka. Ikindi never give up. One ku mutima kabisa. Ciao.